neza amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze hano kuri Amina's Love. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, tuguhaye ikaze cyane. Nkomeje gushimira buri muntu wese wakoze subscribe, share na like, ndetse akajya no muri comment akambwira ati komerezaho cyane. Ndabashimira cyane kandi nsaba na buri muntu wese ufite igitekerezo cy'ikintu yifuza ko nshobora gukoraho ko yajya ajya muri comment akabyandika rwose hano muri Isanga cyane. Mwisanzure mumbwire ibyo mwifuza ko twagomba gukoraho. Uyu munsi rero turi mu mwanya wa story time. Muri tayari? Hari umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo nzababwire ibintu byantonze cyangwa se byancanze ngeze hano muri USA. Naricaye rero ndabyandika ndanabitekereza. Ibyanje mu mutwe ubwo nibyo ndibuze kuza kubabwiraho. Nizere yuko turi kumwe hano ntarajya kure rero. Ikintu cya mbere cyancanze cyangwa se cyantunguye nkigera hano muri USA ni ikintu kijyanye n'umuyaga. Mutikagera inkuru rero gute? Ni ukuvuga ngo twageze ahangaha mu bukonje, ubukonje bwenda kuza ko butaraza ari bwinshi. Noneho hari umuyaga. Iyo wabaga uri mu nzu ntago wabyitagaho, ntago wabimenyaga, ariko iyo wasohokaga hanze ntago washobora kuvugana n'undi muntu amajambo abiri ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo umuyaga waragukubitaga mu maso bikamera nka kwa kundi ushobora kuba uteze nka moto, umumotari agahaguruka utarafunga ikirahure cy'imbere. Wabona umuyaga ugukubita mu maso ukavuga ati urampamije, ugahita ufunga wihuta. Niko umuyaga wari uhari wari umeze. Natekerezaga nkavuge se Mana Nyagasani bizagenda bite? Nuko gahunda ziteye se uyu muyaga nuko ugomba kuba umeze. Gusa icyo naje kubona nuko hano iyo izuba rihari riragukubita. Hari n'igihe noneho Samiyo yaje nabwo haza icyuka cyakindi kigukubita mu maso ukagira ngo ngira ngo uri nko muri sauna. Noneho niyo rero ubukonje bwaje buragukubita ukavuga ati cyane ahangaha ntabwo ari iwacu turi pe. Ikindi kintu cyantunguye cyangwa se cyanshanze nkigera ahangaha ni ibintu bijyanye n'imirire. Ni ukuvuga ngo ngiye mu Rwanda nari narimenyereye kwirira ibitoki, ndi umwana wo mu burasirazuba murabyumva. Ikintu kijyanye n'igitoki uba wumva ugomba kukibona aho ugeze hose. Ngeze ahangaha ntabwo nahise mbibona gutyo. Ni ukuvuga ngo naragendaga narya igitoki nkumva ntabwo nzi uko kimeze, ariko si uko kitari gihari, ahubwo nari ntaramenya icyo wenda nshobora gukunda no kwishimira, nubwo bitamerera ijana nk'icyo mu Rwanda, ariko byibura aka kanya ikintu kijyanye n'igitoki cyarakemutse. Ibindi bintu byantunguye ni amashaza. Ntabwo amashaza ya hano ameze nk'amashaza yo mu Rwanda. Amashaza yo mu Rwanda aba akomeye ukanayateka, ariko aya ngaha urayateka ariko aba yoroshye wagira ngo ntabwo akomeye, ukagira ngo ni nko kwa kundi ubona nk'ikigori cyoroshye cyane ubona kitarakomera cyane. Niko amashaza ya hano aba ameze. Njye byarantunguye nyine, nta nubwo akiri mu bintu nkunda cyane kubera icyo kibazo. Ikindi wateka ibitunguru ugasanga birimo isukari. Hano ikintu kijyanye n'isukari, hari igihe ugura ikintu ugasanga kirimo isukari kandi wowe warakuze wumva ko icyo kintu kitagomba kuba kirimo isukari. Utwo ni utuntu twagiye tuncanga mu bintu bijyanye no kurya n'imirire muri rusange. Ikindi kintu cyancanze kikantera ubwoba kikanantungura ngeze ahangaha ni ikintu kijyanye n'ibinyabiziga mu muhanda. Ni ukuvuga ngo uva mu Rwanda bakubwiye ngo ugomba kwiga imodoka kubera ko uzagenda hariya, uzakenera kujya muri store, uzakenera kujya ku kazi, mbega ahantu henshi murabizi umuntu akenera kugenda n'imodoka. ahantu henshi ugakenera kuhagenda
n'imodoka. Rero uza hano waramaze gusetinga muri wowe ko ugomba kuzatwara imodoka. Ngeze ahangaha nkajya mbona abantu bariruka mu muhanda, bariruka nkavuga Mana Nyagasani, iwacu bansezere, ababyeyi bansezere, umugabo atangira avuga ati bye bye kuko bazahita ngiye banangonga, kuko ubona ritme bagenderaho rwose bitazakunda. Baba birukanka, noneho niba ari ukuba warishyizemo ko nyine banazizi, uba ubona noneho njye narwo nabaga mbona yuko byibura rimwe bamwe baba bemerewe gutambuka, abandi bagahagarara gutyo. Ntabwo uba ubibona, njye sinabibonaga, abandi bo bazatubwira muri comment ukuntu babibonaga. N'ubu ntabwo ndabimenyera neza, ariko byibuze mo gakeya. Icyitwa kugenda byo muri highway ngira ngo nzarinda ntaho iwacu i Rwanda rwose ntarajyayo, kuko imodoka ziba zirukanka nkavuga ku bundi wenda bangonga kubera iminota tuvuge iri hagati 5 njyahe. Ariko katwizere ko nzageraho nkatinyuka nkajyamo nkumva n'ibintu bisanzwe. Ikindi kintu cyantunguye ngeze ahangaha, abantu ba hano iyo muhuye, yaba muri store, yaba mu muhanda, ahantu hose muhuye baragusekera ukajya musanzwe muziranye. Murabizi mu Rwanda ntago biragoye ko wahura n'umuntu ukahita umusekera mutaziranye, nta na gahunda mufitanye. Ariko hano ni umuco, urabyiga, uhura n'abantu ukabasekera rwose, niyo utanabasuhuza ariko ukamusekera ugakomeza ukinyuraho ukigendera. Ikindi kintu cyantunguye, cyantonze, cyanshanze ngeze ahangaha, ibintu hano nta bakarani bahaba, ibintu byose urabyikorera wowe ubwawe. Niba ugiye guhaha muri store, ni wowe uri bwiterura ibintu ukabishyira mu modoka ukabikuramo. Niyo waba uba kuri floor ya kangahe, urabizamukana ukabitwara mu nzu iwawe. Ntabwo ushobora guhura n'umuntu akagufasha mukagenda ko muziranye, akuba nko mu nzu cyangwa ahantu hari nk'abazungu gusa, urabibyimba ukazamuka mpaka. Ikindi, niba uguze ibintu nko kuri Amazon n'andi masitowa yose, bigusaba ko uri bubifikisinge, ni wowe ubyikorera. N'igitanda niyo waba uri umudamu uragifunga cyangwa ukagifungura, keretse iyo ubona abantu bagufasha. Ariko ubundi ni uko gahunda ziba zifashe, ni wowe ugomba kubyikorera. Ibintu bijyanye n'abakarani b'abantu twahamagaraga mu Rwanda, ngo umanikira amarido, uyu munsi ndi buze gufungura ibitanda, ndashaka umuntu nk'ibihumbi 10 aza bimfungurire. Hano ugomba kubyikorera. Ikindi kintu cyantunguye ngeze ahangaha, amazu y'ubucuruzi aba afunze cyangwa se aba yegetseho. Murabizi mu Rwanda ahantu mu mazu y'ubucuruzi akenshi nko mu masoko haba hafunguye, imiryango ifunguye, ubona ko abantu bahari, cyangwa se niba ari muri restaurant hakaba hafunguye harangaye. Kuba niba hegetseho nuko baba badahari mu Rwanda, ariko hano siko bimeze. Hose haba hegetseho, wowe icyo usabwa uva mu rugo warebye uti bafungura igihe iki n'iki, bafunga igihe iki n'iki. Iyo batakweretse ko hafunze baba bahari, wowe uragenda ukinjira. Ariko ubundi ahantu hose haba hegetseho, nta hantu wagenda ngo usange harangaye, kereka wenda barapfuye nko gushyiraho nk'akantu kanditseho ko wenda nk'iduka riri open. Ariko ubundi ahandi haba hafunze hegetseho, tubyite gutyo, ariko ntabwo haba harangaye. Ikindi kintu cyantunguye ngeze ahangaha ni ukuntu iyo ukiri mu Rwanda wenda nyine uri gutekereza ukuntu uzazinaha, uba wumva ngira ngo ahantu hose uzajya ujya hazajya haba ari nko mu mujyi wa New York, kuko uba wumva nta hantu uzabona igitaka cyangwa se amazu ameze ukuntu. Ukumva nyine ahantu hose ni mu mujyi, ukumva ibintu byose nyine birashashagira. Ngira ngo
ahari wenduje nko mu ijuru simbizi, ariko ko muzi mu Rwanda hari amakartier ugeramo ukabona ni meza, harasa neza, harasukuye, naho ngaha haba hasa neza, hari naho ugera rwose ukabona rwose ntago bafungurira imishumi Kigali bitewe na quartier runaka y'i Kigali, ariko ntago rwa ngo ni ahantu hose, ariko hari ukuntu nyine uba wumva ahantu hose bizahari bimeze gutyo, noneho wabona bitandukanye n'uko ubibonye ugahita ubona nyine ni ibintu bisanzwe, nuko wenda igihugu kiba cyarateye imbere cyane, cyangwa waranavutse ucyumva n'ibiki byose ukagira ngo ibintu biri hejuru cyane, ariko ntago kwa ngo ni habi, ni heza nta kibazo, ariko nyine hari n'ahantu haba hari ibyaro ku buryo nyine uhagera rwose ntunatekereza aho ari kuri nko muri Amerika. Ikindi kintu cyantunguye ngeze aha ngaha kirananshanga ni ikintu kijyanye n'ururimi. Ni ukuvuga uva mu Rwanda wumva rwose utananirwa kuvuga Icyongereza, uba warize rwose ukavuga ati nta kibazo nzabibasha, nta muntu wamvugisha ngo mbure icyo musubiza. Iyo ugeze aha ngaha haba hari abantu bavuga Icyongereza mu buryo butandukanye, hari abavukiye aha, hari abavuye mu Rwanda ari twe, hari abavuye Niger, hari abavuye mu Burusiya. Abo bantu bose baba bafite uburyo bavuga Icyongereza mu buryo bwabo, baraza mwavugana ukavuga, wowe ntibakumve kandi nawe wavuga, ntibakumve wowe nabo bavuga ntubumve, ukibaza ijambo avuze ni irihe bitewe n'uburyo iwabo barivugamo. Ugera aha ngaha ukavuga Mana Nyagasani nize Icyongereza cyangwa, kuko ujya nko muri interview y'akazi bwa mbere njyayo, umuntu rwose wankoresheje yaravuze cyokora numvishe nk'interuro 3 za mbere, ibindi byose yavuze ntabyo nigeze numva. Aravuga cyo ukora, ntago nzi aho biva, n'abandi baraza kutubwira niba ariko bibagendekera. Narasekaga mbese nkamwenyura kuri ya gahunda y'aha ngaha yo kumwenyura, ukagira ngo ibintu mbiri mu byahe. Cyokora icyiza aba yaguhaye umwanya wo kubanza ukivuga, ukavuga wenda kuri wowe ubwawe, ariko niba nawe aba yakumvishe nawe abaseka, ntabwo ushobora kubimenya. Cyokora uko iminsi igenda iza ugenda umenyera, wumva nta kibazo, ukanabumva nyine muri rusange ubona ubusanga ari nk'akamenyero. Gusa ikintu kijyanye n'ururimi abandi baza kutubwira muri comment uko byabagendekeye bagera aha ngaha. Ko numva ibintu byancanze bishize mu mutwe, reka turekera n'abandi muraza kumbwira muri comment ibintu byagiye bibacanga mumaze kugera aha ngaha, twumve yuko bisa n'ibyanjye. Mwakoze gukurikirana ni story y'ikiganiro gusa n'ubwoko bumwe muri ibyo ngibyo. Mwakoze kunkurikirana, ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, share na comment, ndabakunda cyane, bye.